Welcome to my YouTube channel. Muri video y'iyi minsi tugiye kuganira ku bintu bitandatu ugomba kuba uzi nk'umukobwa muri 2026 ugomba kubanza kumenya, ugomba kubanza gushyira imbere. So niba uri mushyashya hano rero, please kore subscribe. Hanyuma this is my first time nkora video, nyine najya nkora videos faceless nagaragaza isura yanjye, but this is 2026 and then I said no, nta mpamvu nzaza nkomeza kwishima na camera. I have to start now. I know, yeah, I've gained some weight which was not an idea. Nyine numvaga ndi shy, nkavuga ati I come in front of the camera, you're looking like this, and then I say this is 2026 and then I have to start now. So niba rero mushyashya cyangwa niba usanzwe hano urakoze kugaruka, niba uri mushyashya abanza ukore subscribe hanyuma tuganire. So rero nk'umukobwa rero muri 2026 ugomba kumenya yuko uri umuntu mbere yuko uba umukobwa. Banza wumve ko uri umuntu, wumve kugira emotions, ugira feelings, ufite n'inzozi, wumve ko nawe hari ikintu muri ubu buzima uri guharanira, wumve ko muri ubu buzima nawe ufite intego. Hari igitabo akenshi twakunda gusoma kiriya basomaga iminsi 40 cyari Warren cyitwa ubuzima bufite intego, sibyo? Abantu batagisomye muzagishaka, kiriya gitabo nyine kiragufasha pe, kuko igisoma muri 40 days agiyeso. Nawe rero mu buzima bwawe ugomba kuba ufite intego. So mbere yuko uba umukobwa banza ugomba kumenya yuko uri umuntu ufite nawe inzozi, ufite aho wifuza kugera, atari kuvuga ngo wowe utegereje undi muntu uzaza mu buzima bwawe akaguhindurira ubuzima. Ikindi kintu rero ugomba kumenya muri 2026, ntabwo ari ngombwa yuko kugira ngo ugire ubuzima bwiza ugomba kuba ruko yaba ubonye umugabo ufite amafaranga, uhuye n'umuntu wakoze cyane imbere akaguhindurira ubuzima. Icyo ngicyo cyose umva muranyihanganira, abaturanyi banjye bafite umwana ari kurira. Nari kubabwira ugomba kumenya yuko kuba ufite umuntu uza akagusponsoringa cyangwa akagutamo cyangwa akagira ute, iyo ntabwo nyine muri 2026 ugomba kumenya ko ibyo bintu umuntu ndagukorera nawe ushobora kubyikorera. As long as you have two hands ugomba gukora kandi ukabigera. That's why navuze ati maybe for me an idea of having a YouTube channel yaje kera pe, since when I was like 20 like 19 20 years something like that, and then gusa naratinyaga nari shy. That's why navuze ati isoni ntacyo zizangizaho, ntacyo zizamarira. That's why ngomba kuza hano avuga maybe someone there will love me, will understand me. Ikintu rero cya gatatu ugomba kumenya muri 2026 nuko urashoboye. Wa mukobwa we urashoboye, wa mama we urashoboye. Abantu bazakubwira ngo ntago wakora iki, ibi ni iby'abagabo. You have ugomba kurinda your mindset and then kumva yuko hari ikishoboye mu buzima bwawe, ukumva ko nawe hari ikintu wakikorera kandi nyine kikagufasha guhindura ubuzima bwawe, ukumva yuko izo nzozi zikurimo, ibyo bitekerezo. Hari indirimbo nkunda kumva mu gitondo aho bavuga ati turi mwisi yuzuye souls zirenga miliyoni zingahe. So nobody is going to push you, nta muntu uzazamenya iki kurimo usibye wowe uzajya hariya. So you'll be the queen of your kingdom the way you think. Ni ugomba kubyexpose ukabigaragaza, sibyo? Ntabwo ari ngombwa yuko twese tubaho mu buzima dutegetse ibi turimo, reka tubigaragaze. Icyo ngicyo nicyo ndikubabwiye. Ikindi kintu rero, oh my god, the hair is no. Ikindi kintu rero ugomba kumenya, ikindi kintu cya gatanu ugomba kumenya muri 2026 nuko kuba umukobwa ntabwo ari igitutsi. You have to be proud of yourself. Ugomba kumenya yuko nyine ego tugira emotion niko turemye, ariko ugomba kumenya yuko izo emotion zawe ugomba kuzikontrol, ntabwo arizo zigomba kuzikontrol. In 2026 girls, you have to know that you have to learn how to control your emotions.
you don't have to be controlled by your emotions. Iga gukontrola amarangamutima yawe, yanga umugore cyangwa igitsina gore tureme mu marangamutima cyane. So rero iyo utamenye gukontrola ayo marangamutima yawe nibwo usanga wabaye used, ugasanga akenshi uhora ubabaye ugati yo abagabo n'abana babi, yo uyu mukobwa nyine akubwa inshuti zawe baraguhemukiye, because niko turemye, tugira impuhwe, tugira urukundo. Ariko iga kumenya cyangwa kugira limit, umenye nyine no ko ayo marangamutima yawe ya control atariyo agukontrole. So ikindi kintu rero cya gatandatu aricyo cya nyuma ngiye no gusorezaho muri 2026 rero ni umwaka wacu. Ni umwaka wacu wo gushininga, ni umwaka wacu wo kurisinga, ni umwaka wo kwerekana abo turibo, kwerekana ibiturimo, okay, yo kuba batwebwe. You never know. So tugeze mu isi rero iri digitale cyane, aho usanga ibintu byose biri hanze ya social media. Ugomba kugaragaza ubu uriwe wanyayo. So stop pretending, okay, reka pretending wishaka kuba nka runaka kandi nawe ufite uburiwe. Garagaza wundi ukurimo, reka wa muntu kurimo, reka isi mumenye, reka ikumenye, reka isi menye yuko hari icyo ushoboye. So rero muri uko kwimenya ndetse no kureka isi kamenya uriwe, ugomba nyine kuva muri comfort zone yawe. The way you uri muri comfort zone yawe, ahantu uri you eat nyine bitakugoye, ukabona ibyo byose ukeneye bitakugoye. That is the kind of comfort zone I'm talking about. Ugomba kuva aho hantu, sibyo? Ntabwo ndi kubabwira mwese ku moving out, yeah, as long as you know your comfort zone yawe. Ugomba nawe kujya hanze ukaba challenged. Niyo mpamvu usanga bafata abakobwa nkaho ari abantu bari weak, because umukobwa bumva ko umuntu uzabona umugabo akamujyana mu rugo, and then umugabo akamuha inzu, akamuha ubuzima. No, this is 2026. Ugomba kuba nawe ufite ubuzima bwawe wubatse, niho bikorohera no kugira amahitamo. Yeah, ifite ubuzima bwawe wubatse, nawe uvuga ati nanjye nshaka iki ngiki mu muntu nifuza ko twazabana, cyangwa se njye nifuza ubuzima bumeze gutya. Ntabwo ari ngombwa yuko n'abantu bose bashaka, by the way. That's how njye ndu. Abantu batabyumva kimwe nkanjye muranyihanganira, but njye uko mbyumva numva ko abantu bose si ngombwa yuko bashaka. Kandi nawe niba ujya gushaka, please gira nawe limit. Niba umugabo aza akakubwira njye sinkunda umukobwa umeze gutya, sinkunda ibyo byose ari kukubwira, we that's nyine ni wewe. Kuki wumva ko wamuhindura ukaba wa mukobwa ashaka kandi wowe utaramubwira the type of man that you want? Natwe tugomba kugira standard, tugomba kugira limit, natwe tugomba kugira aho twemera n'abo tutemera. Okay, this is 2026. Ntabwo ugomba kugwa muri ya mitego nyine, no. Ugomba kwimenya, ugomba kwikunda. Kandi ikindi kintu cya karindwi rero nongeyeho, byari 6, ariko iki cya karindwi ngomba kucyongeraho kuko ni ingenzi. You have to be clean. When I say clean, ntabwo mvuze ngo ugende ugura ibintu bihenze, ibintu bigize ube hano harenze udafite ubushobozi. No, you have to be clean. Umutuntu twaye dukeya ufite muri ubwo bushobozi bwawe ufite bukeya, menya kubigirira isuku, menya kwigirira isuku nawe ubwawe. So rero nzajya nza hano akenshi, nzajya nkora video buri munsi, nizajya bari nk'iyo recipe runaka, nzajya nza maze tuganire. Rero ikintu cy'isuku cyo tugomba kugishyira imbere, tukamenya imibiri yacu ikora, tukamenya kuyikontrola. Ikintu rero ndi kubabwira muri 2026, ugomba you have to be the leader of your life. Ntabwo ugomba kuvuga ngo ubuzima bwanjye ngo uri mu maboko y'Imana. Ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, niwe ugomba kubukontrola. Icyo udashaka ujya uvuga no, icyo ubona utatoleratinga, you have to learn to say no, iki ngiki ntabwo ngikora, I don't want kind of bullshit. Umenye nyine kugira limit, ushyireho standards. Ibyo ngibyo rero ikintu bizagufasha n'abantu bakaplotinga bavuga ati uyu muntu ameze gutya, uyu muntu ateye gutya. Uko tuzajya tuganira, nzajya nyine mbabwira utuntu twinshi. Once I was that kind of girl, but I was a little, nari umwana, nabagaho numva ko ngomba kugira impuhwe abantu bose, which is not good. Kuko uyu muntu azi ko umuntu ufite umutima woroshye, umuntu ufite impuhwe,
akoresha uwo mutima wawe mwiza akaba yakubabaza. Bamwe muri bo ariho birangira bahindutse, ugasanga umuntu yafashe imico itandukanye bitewe n'ibyo yanyuzemo, kuko na limite yari afite na standard nyine nuko nguko nyine. Ariko njye naje hano rero ibintu nzajya ngenda mbibaganirizaho buri gihe uko nzagenda hano, and then tuzajya tugenda twunguka n'abandi. So rero murakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Ndakeka mujye muri comment mumbwire ese mwebwe murabyumva gute, umukobwa muri 2026 agomba kuba ameze gute. So muri video y'ubutaha rero mujye muri comment mumbwire ikindi kintu tuzaganira. Ahako for me nifuza ko tuzaganira ku bintu ese koko birakwiye ko umukobwa nawe yajya hanze agasolinga nk'abahungu, agatangira ghetto life, tangira guhiga ifaranga nk'abandi, cyangwa umukobwa nyine agomba kuba wa wundi mubera rugo utuje uri aho ngaho mu rugo. So mujye muri comment mumbwire, kandi niba utarakora subscribe, kora subscribe hanyuma tujye tubana. Abantu twabanye mwese ndabakunda, kandi wibuke gulikinga kugira video ibe recommended ku bantu benshi. Ndabakunda rero, see you in the next video, bye.